yose ni imiborogo, yose ni imiborogo. Imiborogo yarabaye hagati mu nyanja, yarabaye mu Egiputa, ikintu cyitwa imiborogo. Ariko Bibiliya iravuze ngo uhinduye imiborogo yanjye imbyino. Imbyino zarabonetse, ahantu hagiye haboneka imbyino. Imana ifashe mavuge, aleluya aleluya. Ndashaka kuvuga imbyino zose zibanzirizwa n'imiborogo. Uzaperereza ibi bitwenge byose twirirwa duseka tuvuga ngo wari yarabitubwiye dutamba, hari icyabibanjirije. Iyi mibyibuho mubona hari icyayibanjirije, ayo mafaranga mubona hari icyayabanjirije, izi modoka mubona dutwara hari icyazibanjirije. Murumva neza? Izo nzobe zitamuye si uko mwasaga praise, hari icyazibanzirije. Urumva? Iyo nyinya yawe yererana hari icyayibanjirije. Hari abantu bazi kuzibrosa kabisa agakubitamo imiti ihenze. Hari icyabibanjirije si uko wasaga amenyo yigeze kugira amakakama. Icyabibanjirije. Kandi umuntu wishima cyane ujya ukurikirana ubuhamya bwe aba yarababaye cyane. Akoze cyane kuza kumva ijambo ry'Imana, kwinjira hano kuri no channel kugira ngo mve ijambo ry'Imana cyangwa andi magambo y'umwuka wera ahavugirwa. Imana iguha umugisha kuko ufashe uyu mwanya wawe mwiza ukanzura ko ugiye kwicara hano ukumva iri jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye. Jewe ugiye kukuganiriza ugeze hano bwa mbere, nitwa Nyirabagenzi Alice, nkabanzwe kuri Mama Lionel. Ukande subscribe kugira ngo kindi gihe ni haza irindi vuga butumwa cyangwa irindi jambo ujye uribona bitakugoye, kandi iyo bikoze ubunantereyemo inkunga muri systeme burya. Imana ibaha umugisha rero, mbasabiye umugisha aho muherereye hose. Ushobora kuba dukurikiranye uri muri situation itari nziza bitewe n'ikigeragezo umaranye iminsi. Ndifuza ko iri jambo ugiye kumva rihindura amateka ku buzima bwawe. Birashoboka ko udukurikiranye umeze nkaho wari wabuze aho ugera gutamporeza iki kiganiro rangize kucyumva wabonye adresse. Kandi ushobora kuba ugiye kumva iki kiganiro uri umushomeri, kwifurije ko nyuma yo kumva iki kiganiro buri kwezi ubyizereremo uzajya wakira amafaranga. Imana iguha umugisha mwinshi cyane rero. Ndabasuhuje cyane inshuti zanjye, inshuti z'ijambo ry'Imana, inshuti zinkunda zinashyigikira, inshuti zinkunda zikabigaragaza, n'izinkunda rugahera mu mutima. Hari abantu bankunda rugahera mu mutima, aba nabo babaho. Hari umuntu ushobora gusohoka akakureba, hari n'umuntu ukurungurukira mwirido. Abo bose burya baba ari inshuti. Ndabashimiye rero uburyo mwakoranya nanjye igihe kinini mukankurikirana, mukanyereka ko amagambo mvuga abashimisha. Aho uherereye hose rero ugubwe neza. Uri muri iki gihugu cy'u Rwanda, nanjye nicayemo mvuga iri jambo. Aho uherereye mu mpande enye z'isi, ndakwingenza ngo ugubwe neza, kandi amahoro y'Imana abe kuri wowe, abe no kubawe. Ushobora kuba unkurikiranye uri umushumba w'itorero, Uwiteka agure itorero ryawe. Kandi nimba wicaye hano wumvira ijambo uri umucuruzi, Uwiteka yongera abakiriya mu kazi kawe. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane rero. Ndagira ngo dutangire dusenga Imana ishoboye byose, Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera, itubeshejeho, idushyigikiye, iturindiye muri ino si y'akaga, iturinze nta kiguzi tuyihaye. Tuyicire bugufi aho uherereye hose, twongere tuyibwire ko yera, ikunda bene ayo magambo, twongere tuyishimire imirimo itangaje yakoze. Kandi n'ufite n'icyo aza kuyisaba, turaza gushyira umwanya wo gusenga, dusengera ibyifuzo tunayisaba, kuko ni Imana yemera guhendahendwa. Karibu reka twegere Imana dusenge. Ushobora kuba tugiye gutangira dusenga uri mu muhanda utwaye imodoka, biremewe ko usenga ukanuye ugenda kandi unahinduranya n'amavitensi unakata, ugasenga mu izina rya Yesu, ugakata imodoka mu izina rya Yesu, ugashyiramo vitensi ya mbere mu izina rya Yesu, ugatera na rivanse mu izina rya Yesu, ukagera aho ugiye, wahagera ukavuga uti amina. Nimba kandi tugiye gusengana uri mu cyumba cyawe, igore upfukame, kubitira Imana ivi hasi. Utabishoboye nabwo wicare, wagendagenda. Tugiye gusenga Imana nyir'ijuru n'isi, ivuga bikaba, yategeka bigakomera, iyabambye ijuru yonyine, iyifashije guhanika icyo kirere. Reka tuyishimire ibyiza yakoze, tuyishimire ahera hayo, tuyishimire iby'imbabazi nyinshi, tuyishimire kuko ikwiriye gushimirwa. Mana nkuru, uvuga bikaba, wategeka bigakomera, uri nkuru cyane.
imirimo y'amaboko yawe irahebuje. Wabanye natwe cyane, waratwiyegereje mu gihe twasaga n'intabwa, waratwiyegereje mu gihe twasaga wabanye natwe uradushyigikira. Ineza yawe si ya none iraganje, izina ryawe ryera nirihabwe icyubahiro. Dusuzuguye imbaraga zose zasuzuguye ubu bwoko dutaramanye, dukubise hasi imyuka yose ikorera mu birere n'ikorera ku butaka n'ikorera ku mazi. Iyo myuka yose turayubitse kuzimu mu izina rya Yesu. Dutesheje agaciro umwuka wose wahagurukira kurwanya ubu bwoko bwawe. Ndagushimiye ko ubana natwe dutangira, ukabana natwe dusoza. Dusenze dushima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka wera. Amen, amen, amen. Yesu abahereza umugisha mwinshi cyane. Nagira ngo tuganire ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi. Zaburi ya 30 turasoma umurongo wa 12. Izaburi tugiye kuyiririmba. Tugiye kuyiririmba. Hanyuma niturangiza tuyiganireho rwose. Imana ibahereza umugisha mwinshi. Zaburi ya 30 umurongo wa 12. Ako ndumva nabanza nkaramya Imana nkanayihimbaza. Ariko reka tubanze dusome. 12 haravuze ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino, unkenyuruje ibigunira byanjye, unkenyeza ibyishimo. Reka amazi y'ubugingo antembemo, reka Mwuka wera bari unganza, mu bingora bikambuza amahoro. Imitwaro yanjye ndayimukoreye, imibabaro yanjye yose niko ayizi. Ahinduriye imibabaro ngo anezeze. Imana ishimwe kuko yumva amasengesho. Imana ishimwe cyane. N'aya magambo tugiye kuganira arimo ibintu byitwa guhindura. Ibintu byitwa guhindura. Umva ndi mu mavuta yo guhanura ubuhanuzi bukomeye. Bibiliya yavuze ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, unkenyuruye ibigunira byanjye. Cya gatatu, unyenyeje ibyishimo. Haleluya cyane. Icya mbere, uhinduye umuborogo wanjye imbyino. Cya kabiri, unkenyuruye ibigunira byanjye. Cya gatatu, unkenyeza ibyishimo. Nayo magambo atatu nshaka guhanuriramo. Iyi Zaburi ngo ni indirimbo yaririmbwe ubwo bezaga inzu. Ni Zaburi ya Dawidi. Dawidi ni urangwa na bene aya magambo. Imana imuhereze umugisha. Yavuze amagambo yo kwiyaturaho. Dawidi yakunze, niwe muntu wakunze kugira amagambo yo kwiyaturaho. Kwiyaturaho rero ni ijambo nshaka gusobanura mu minota mike itari hejuru y'itanu. Hari igihe kwiyaturaho ni ukwivugaho, kwivugaho, kwihesha, kwiha, kwishyira ahantu heza, kwishyiraho, ni nko kwishyiraho. Ukishyiraho ubwiza, ukishyiraho ubuzima, ukishyiraho amazu, ukishyiraho inshuti, ukishyiraho igikundiro, ukishyiraho amahirwe, ukishyiraho sheri, ukishyiraho inzu, kwishyiraho. Kwiyaturaho ntabwo navuga ko ari ukwifuza. Ni ukwiyatura, ni ukwihesha. Aleluya. Dawidi ari mu bantu bakunze kugira amagambo yo kwihesha, kwiyitaho, kwiyaturaho. Nanone mvuze ngo ni ukwimahoroniza mfobeje iryo jambo. Kwitegekaho ikintu. Hari umunsi yatuyeho ijambo rivuga ngo ngiye ntabwo nzapfa. Uzi kugira ngo ubageze imbere y'ikintu kikwica ubona no gupfa rwose watangiye kubyakira. Warangije za ukavuga ngo ntabwo nzapfa. Ni ukwiyaturaho ubuzima.
kandi ndashaka kubwira umuntu udukurikiranye wese ujye wiyaturaho ibintu byiza, ujye wiyaturaho ibintu byiza. Byuke mu gitondo ikintu wiyaturaho ubacyo. Bibiri bivuga ko ururimi rwawe rushobora kuguhesha, rushobora no kukwimisha. Dawidi yaranzwe n'amagambo yo kwiyaturaho. Ibaze kugera imbere y'ikikwica ukaba uri muhangana na Sawuli ubizi neza ko agushyikira kumaramo umwuka, ariko ukiyaturaho ijambo rivuga ngo sinzapfa nzarama. Aleluya. Kandi igituma ntazapfa ni ukugira ngo ntekerereze abantu imirimo Uwiteka agiye akora. Yagiye Dawidi yiyaturaho amagambo, aramusa avuze ati gemba naranabye, iyo ntizera ko nzarebera kugira neza ko Uwiteka mwese yababaho. Yiyatuyeho amagambo meza. Undi munsi akajya yatura ku bantu biringiye Uwiteka ati bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyega. Ari mu bantu bakunze kwiyatura. Ikintu wiyatuyeho kikubaho, ikintu watuye ku bana bawe kibabaho, ikintu watuye ku kazi kawe kikabaho, ikintu watuye ku buzima bwawe kiraba. Ujye ubyuka wiyatureho, cyangwa nujya kuryama wiyatureho. Urwaye uti niyatuyeho ubuzima, warabuze urubyaro uvuga uti niyatuyeho kubyara abahungu n'abakobwa, warabuze akazi niyatuyeho akazi. Byubyuka wiyatureho ikintu gifatika. Umva rero hano Dawidi kuntu yaririmbye muri Zaburi yaravuze ngo uhinduye umuborogo wanjye imbyino, niko ayivuga. N'amagambo atatu A na B na C. Uhinduye donc ufashe ikintu cyari umuborogo, tata wa twese, ikintu cyari ukurira, cyari ukuganya, cyari umuborogo, cyari kinzwi, Uwiteka uragifashe mu bumana bwawe ugihinduye imbyino. Ayayayaya. Niko byagenze kuri Hana. Ubugumba Imana yarabufashe, Hana shiduka bihindutse imbyino, azamuka byina gishiro, arajya kubyina ati wawera we, wahinduye imiborogo yanjye imbyino, wawera we, shiri kuzimu gakurayo, wawera we, wari ngumba byaye karindwi, wawera we. Abantu barabatinde basabiriza ubu barakaze, wawera we, wawera we, uhinduye imiborogo yanjye imbyino. Kandi ndi mu magambo yo kubaturaho umuntu wese ufite ikintu kimeze nk'imiborogo, ideni ryacanze, bagiye kwirukana mu nzu, uri gukora bikanga, amafaranga y'abandi ameze nabi, ibintu byagucanze, abana bakunaniye, yose ni imiborogo, yose ni imiborogo. Imiborogo yarabaye hagati mu nyanja, yarabaye mu Egiputa, ikintu cyitwa imiborogo. Ariko Bibiliya iravuze ngo uhinduye imiborogo yanjye imbyino. Imbyino zarabonetse, ahantu hagiye haboneka imbyino, Imana ifashe mavuge. Aleluya, aleluya. Ndashaka kuvuga imbyino. Imbyino zose zibanzirizwa n'imiborogo. Uzaperereza ibi bitwenge byose twirirwa duseka tuvuga ngo yari yarabitubwiye dutamba, hari icyabibanjirije. Iyi mibyibuho mubona hari icyayibanjirije, ayo mafaranga mubona hari icyayabanjirije, izi modoka mubona dutwara hari icyazibanjirije. Murumva neza? Izo nzobe zitamuye si uko mwasaga praise, hari icyazibanzirije. Urumva? Iyo nyinya yawe yererana hari icyayibanjirije. Hari abantu bazi kuzibrosa kabisa agakubitamo imiti ihenze, hari icyabibanjirije. Si uko wasaga amenyo yigeze kugira amakakama, icyabibanjirije. Kandi umuntu wishima cyane ujye ukurikirana ubuhamya bwe, aba yarababaye cyane. N'umuntu urya cyane aba yarashonje cyane. Wenda ashaka kuvuga uburyo Uwiteka ahindura ikintu cyitwa imiborogo akagihindura imbyino. N'ayo magambo ashaka ko kwaturaho hitaye kuri situation urimo, ndi mu mavuta yo kubihindura. Aleluya. Uhindura debo shayi birahinduka. Ndashaka kuvuga imbyino zabonetse. Ese izi mbyino zibanzirizwa n'iki? Izi kadanse nimumvugire ngo Imana akabonye Imana, nimumvugire ngo Imana. Mbega ibintu byo kuvuga yari yarabitubwiye, reka tugutambire Mana, reka tugutambire ukwe. Hari ikintu cyabanjirije aya magambo y'urufaya, hari cyabanjirije ngo Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi yishe inzovu. Hari ikibanziriza imbyino, kandi iki kintu kigiye kuvaho hagiyeho imbyino. Nimba utari umurozi atura ngo amina.
kuko iyi miborogo ibi bintu maze mu minsi bigiye gusimburana n'ibindi. Rega abantu bankurikirana hano baroga, n'abantu bankurikirana hano rwose abwibitseho afite uburaza n'ubutaraza n'ubuzezengeza n'ubutera umuntu gusinzira, kandi ari umuntu w'umugabo ugasanga umuntu agenda asinziriye mu bandi banamutumira yambaye karuvati agasinzirira imbere ya kamera. Ibi turabizi, murabikora, musigaye mufite iroganabuhanga, murakazi. Ariko ibi bintu nabyo Uwiteka agiye kubihindura. Ibi bintu mwazanye nabyo birahinduka mu izina rya Yesu. Ndumva ndi gufashwa. Izi mbyino zose ntabwo abantu mushidutse babyina, mubegere mubabaze icyabanjirije imbyino, icyazibanjirije, kugira ngo aba badamu babyine babonye igihanga cya Goliyati byagenze bite. Kugira ngo aba badamu babyine hari icyabanjirije ibi bintu. Haranje yicwa rubozo, Goliyati w'igatabanza yica Abisiraheli. Goliyati intambara ye ituma abantu b'abagabo bize kurwana bafite ibyangombwa bajya kwihisha mu myobo. Goliyati w'Igati atuma abantu barwara ihungabana, n'umuntu yatambuka bakikanga ko ari Goliyati. Goliyati yatumye abadamu bitwa abapfakazi bari barasezeranye mu murenge no mu rusengero. Goliyati yatumye abana b'abahungu bahagwa bagwa ku rugamba. Hari icyabanjirije izi mbyino z'abadamu. Nabo baravuga bati Uwiteka we uhinduye. Ndashaka ko Uwiteka ahindure, atura ngo hindura, atura ngo nahindure, atura guhinduka, ahinduye imiborogo yanjye, imbyino. Ndashaka kukwaturaho ibintu bihinduka, ibintu nibihinduke. Zakariya niwe waririmbye, araririmba ngo nitumara gukizwa amaboko y'abanzi bacu tuzagusenga tudatinya. Nahindure, turifuza ko ahindura ku buzima bwawe wowe nkurikiye. Uwiteka nahindure imiborogo ufite, nayihinduremo imbyino. Ariko aka kantu sinzi nimba muri kukumva bitewe hari no kumva. Kera bajyaga batubwira ngo mva nka save, sinzi nimba murimo kumva aka kantu. Imbyino sinzi nimba iki kintu uri kucyumva. Tandukanye ibyishimo n'imbyino. Amina. Tandukanye imbyino n'indirimbo. Indirimbo zishobora kuba ari ishimwe riciriritse, kwishima cyangwa gushima bishobora kuba biciritsemo gake, ariko ibintu byageze kuri levo y'imbyino. Imbyino nizo zabonetse bamaze kwambuka inyanja, ngo barataratse barabyina baturi intwari mu ntambara. Imbyino nkwambukije hakurya, ngutandukanije n'imiborogo mu butwari Imana yampaye nk'umuhanuzikazi. Siga imiborogo hakuno, ndakwambukije mu butwari Imana yampaye, akira imbyino. Mu mwaka wa 2023 wahuye n'ibintu by'imiborogo, uhura n'ibisa no kuboroga, uhura nabyo ibintu by'umuborogo. Keretse warasomye ari amagambo y'abana b'abahanuzi banaze umutanga mu mboga bashoje amasengesho, ngo umuntu wese waryaga kuri ziriya mboga yaraborogaga. Ikintu cyitwa umuborogo ni ugusakuza birenze kamere, ni ikigeragezo kigusakurisha birenze urugero. Ariko Uwiteka bihinduye imbyino, akira imbyino. Aleluya. Nguhesheje imbyino, nguhesheje gutabarwa byihuse, nguhesheje gutabarwa mu rwego bizamo imbyino. Cyo ni kimwe cya kabiri. Unkenyuruye ibigunira byanjye, unkenyeza ibyishimo. Ndafashijwe. Ibavuga gukenyera, gukenyera, nkatwe dukunda gukenyera ibitenge dushyiraho imishumi kubera ko dukunda gutambira Imana no kwirukanka kugira ngo kitadohoka ukaba wambara ubusa mu bantu. Noneho gukenyera ibigunira, ibi bintu byitwa ibigunira, Imana igukureho ibi bintu by'ibigunira abazimu bakwambitse. Hari ukuntu abazimu bakwambika ibigunira umusore akabona ushaje kandi ukiri muto, biriya ni ibigunira.
hari ukuntu abadayimoni bakwambika ibigunira wajya gusaba akazi bakabona uri umuswa kandi uri umuhanga. hari ukuntu abazimu bakwambika ibigunira wajya ahantu bakakwima serivisi kubera ibigunira wambitswe. hari ukuntu satani akwambika ibigunira wagera no kwa muganga abaganga bakagira urujijo bakoberwa uburyo bakuvura kandi ari abahanga, si uko ari abaswa ahubwo uzize ibigunira wambaye. hari n'ukuntu ujya konokana bagukora operasiyo nyuma bagasanga hari imiti yari kukuvura batakopeye, nta kindi uzize ibigunira. uzize ibigunira. bigunira bitumye ukenera aho abandi bakiriye. bigunira, ibi bigunira ukenyeye biragusenyeye. ibi bigunira ndashaka kukubwira ngo ibi bigunira tugiye kubihamba muri uyu mwaka. Uwiteka agira gutya abigukenyurure, agukenyeza ibyishimo, agukenyerura ibigunira nk'uko abikenyuruye Rusi yakenyuruwe ibigunira by'Imowabu n'Abamowabu n'imihango y'Imowabu n'imyuka y'Imowabu akenyuruzwa. Uwiteka mukenyurura ibi bigunira. kenyurura aho uri, kora nk'ikimenyetso cy'ubuhanuzi use n'ukenyurura ikintu uvuga uti nanjye Uwiteka nkenyuruye ibi bigunira, ujugunye hasi. ushaka ikindi kintu ukenyera uvuga uti nanjye ankenyeje ibyishimo. Haleluya, amina, haleluya, amina cyane. Ankenyeje ikintu cyitwa imbaraga z'ibyishimo. kenyera ibyishimo. Abitorero bakenyeye ibyishimo. Petero avuye muri yombi kenyera ibyishimo. Hano arabikenyeye arabyina arataraka ati wawera we kenyera ibyishimo. Uwiteka aravuze ngo ukenyere ibyishimo, niko Uwiteka avuze ngo akira ibyishimo, kenyera ibyishimo. Bibiliya ivuga ngo kuko wakunze gukiranuka ukanga ubugome cyo kizatuma ngusumbisha bagenzi bawe nkaguha n'amavuta yo kwishima. Kenyera ibyishimo aho wanyuze ubabaye bacanganyukirwe basanga ibintu byarahindutse. Kenyera ibyishimo aho wanyuze bavuga ngo ntibyakwemera. Akira ibyishimo, kenyera ukomeze. Mana we, kenyera ibyishimo. Dore Uwiteka gukenyuruje ibigunira muri 2024. kenyera ibyishimo. Dore Uwiteka aje nk'intwari ku buzima bwawe. kenyera ibyishimo. Dore urugo rwawe bari baruguhagurukijemo. kenyera ibyishimo. Dore bari bakwirukanye ku kazi none ntukirukanywe, uvanywe ku rutonde. Ndabona umuntu uvanywe ku rutonde rw'abantu bari bagiye kwirukanwa. kenyera ibyishimo. kenyera ibyishimo. Yosefu yarabikenyeye bamuvanye muri gereza bamukenyeza, arakenyera umwitero, bamwambika inkweto, bamwambika impeta, arazamuka ajya kuyobora. kenyera ibyishimo wa ntwari we. byuka urabagirane, umucyo wawe uraje, izuba ry'Uwiteka rirakurasiye. kenyera nanjye ndakenyeye mu mwuka, ndumva ndi gukenyera ibyishimo aho wageze uba mu buzima utishimiye. kenyera ibi byishimo. Dore umaze iminsi urwana n'ubuzima utishimiye. kenyera. haleluya, amina. kenyera wa ntwari we, kenyera wa ntore y'Uwiteka we. kenyera ibyishimo. haleluya, amina. Ijambo rishoje rivuga ngo unkenyeze ibyishimo. Mana ishimwe. haleluya. Umva 13 ko bavuga ngo kugira ngo ubwiza bwanjye bukuririmbira ishimwe budaceceka. Uri inkuru Mana, uri inkuru Mana, uri inkuru. Warahabaye Mana we, warahabaye cya gihe. Ishimwe ni iryawe Mana. haleluya. Icyubahiro Mana kibi cyawe. Aya mashimwe nayo watubambiwe. Ame kuturinda waraturinze, warakoze kuturinda. Imana ishimwe cyane. Bibiliya iravuze ngo kugira ngo ubwiza bwanjye. Ndafashijwe. Hirya yo gukurwaho umuborogo, hirya yo gukurwaho ibigunira, haje ubwiza bwawe burakurasiye, kandi ngo bukuririmbira ishimwe budaceceka. Uwiteka Mana yanjye nzagushima iteka ryose. Ntarinjira mu masengesho, ntarasenga, mbararikiye
cya giterane kandi cy'amasengesho y'iminsi 30 mu kwa mbere ejo bundi. Ni amasengesho tuzasenga twicaye ku karago cyangwa ku mukeka tuba hanze. Ni iminsi nzamara nicaye muri jaride, ndi hanze ndi gusengera ibyifuzo, ndi hanze ndi gusabira abantu kwakira aya masengesho. Ibintu bisabwa icya mbere ni ukwirinda ibyaha n'ibicumuro. Icya kabiri ibisabwa ni ukuyakora. Icya gatatu kugira ngo muzayakurikirane byibuze tubashyirireho isaha imwe yo gusengana wicaye hanze nawe upfukamye hanze, kugira ngo tuzabashyirireho isaha yo gusengana. Ni uko mfasha kwishyura aba bahungu badufasha ku bintu byerekeranye na kamera no kubikurikirana live tukagusengera. Ibisabwa ni amafaranga. Nibikuzamo ukumva urashaka ko ibi bintu wabishyigikira, uzampamagara nkubwire ibisabwa. Imana iguhereze umugisha mwinshi cyane. Aya masengesho uzararike, amasengesho ntuyaburemo. Abo tubana n'abahawe ubuhamya mbabwira ko nigeze kuba hanze iminsi 15 Uwiteka akahampera ikibanza mu mujyi wa Kigali kandi kinini. Ni ikibanza kirimo ibibanza 3. Hanyuma rero nateguye andi yo kubahesha namwe ibintu biremereye, kuko ibyo bibanza Imana doye turashaka kubakamo ama etage. Namwe ndashaka kubahesha ibintu biremereye. Minsi 30 twumva umuyaga, imibi kazi kakuduhira mu matwi ndikakurya. Kandi ndakuraritse nimba uri hafi ukazabishobora kuza, wemerewe kuzajya uza nawe ukumva imbeho, ukarara hanze imbeho ikagukubita nawe ugakubita karande, uko umubu ukuruma nawe ukaruma imbaraga zikurwanya. Uko mu rukerera yambaho mu rukerera saa 9, kuko saa 9 tuzajya twimbika isengesho risaba turashaka ko dukizwa tunakize. Dukizwe ariko tunakize. Imana ishimwe. Ayo masengesho Imana izagaba. Ayo masengesho tuzavamo twakira. Ni amasengesho kwakira uburyo bushyashya bw'Uwiteka. Imana ibahereze umugisha cyane, ntuzacikwe. Murakoze cyane. Muri 2024 ntunze y'ibiganza aho uri nawe tungaye ibiganza cyangwa urutoki. 2024 nkwatuyeho kuririmba ishimwe udaceceka. Mu gitondo byutse nkwatuyeho kuririmba ishimwe udaceceka. Saa 6 wegereye ameza nkwatuyeho kuririmba ishimwe ry'Imana udaceceka. Kudaceceka no kuvuga ko hari ibindi byongeye bikoretse. Niyo mpamvu umuntu adaceceka, nuko hari ibindi byongera bigakoreka bituma umuntu adaceceka. Imana igukorera ikintu kizatuma udaceceka kuririmba ishimwe. 2024 nimugoroba winjiye mu nzu nkwatuyeho kuririmba ishimwe udaceceka. 2024 ugiye mu kazi nkwatuyeho kuririmba ishimwe udaceceka. Mana ishobora byose, ndagushimiye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ubu bwoko bukenyuruye ibigunira bumaze iminsi bukenyeye. Alleluia. Ubu bwoko ubwambuye ikintu cyitwa umuborogo umaze igihe mu kanwa kabwo. Alleluia. Ubu bwoko bwinjije muri systeme, mu makonegisiyo y'amashimwe badaceceka. Ndagushimiye. Iyo utamba hafi murengezi muri uyu mwaka mba naramanutse ngikuzimu, wemeye kuzuranwanirira kunesha n'ukwawe murengezi. Imigambi yawe si nk'iy'abantu, imbaraga zawe si nk'izabo. Ibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Kwakiriye kuririmba ishimwe tudaceceka. Uyu mukobwa nkurikiye n'uyu mugabo, uyu musore, iyi nkumi, uyu musaza, uyu mukecuru, twakiranye yombi kuririmba ishimwe tudaceceka imbere y'abarupinzi, imbere y'abafilisitiya, imbere y'abamidiyani, imbere y'abavuze ngo ntibyakunda, imbere y'abadufasheho ijambo.
turatura kuririmba ishimwe tudaceceka. Mbere ya saa sita ukora ikintu gishya, na nyuma ya saa sita ukora ikindi. Amashimwe adatuza abe mu kanwa kacu. Shimwa Yesu, shimwa, aleluya, shimwa Nyiringabo. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Amina. Ndagushimiye kuri Imana ikora ibikomeye bitarondoreka. Uri Imana yica igakiza. Uri Imana ishyira ikuzimu igakurayo. Ngushimiye kubana natwe muri byose. Ukuboko kwawe kwiza kukaba kuri twe. Mbisenze nshima mu izina rya Data wa twese, Umwana n'Umwuka Wera. Amen, amen. Shalom, shalom.